Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Now ikuze internet yanitse ni speed ya 4G kuki bisanzwe bya 3G. Gatanu Gego uhitamo internet ya 4G ikunogeye. Airtel, a reason to imagine. No. Allô. munsi yo kwitwaramo neza urebye nayo hamaze guca ngo buse koko ndaje nakira abantu n'ibibazo byabo numva harya ngo no munsi ubona kwakira abakozi bashyashya bose ko bayantwaye akazi kenshi babiteguye ariko ntacyo Kiwumbi gusawa gatika 30 mu minsi 30 amagari mirongo yose ku minota irashira SMS nazo mu buntu nizishira phone kubihumbi very bad phone is my phone the sounds Kabishatse wanyatsa Nibyo ko kiwumbi gusawa gatika 30 mu minsi 30 amagari mirongo yose ku minota irashira SMS nazo mu buntu Chamado. This is playing. mu Bugande Imeze bite wa kigabo biracamo naje gushaka akazi se numvise nyine ngo hano muri gutanga akazi bukayatera nyine ariko nyine shanje ndi tayari witeguye kugakora cyane ibisabwa urabifite isabwa se n'ibiki ibisabwa nk'ibiki kuba ufite phone ukoresha kuba ufite simukadi cyangwa simukadi turete tuguhina ngomba gukazira gatushi se cyangwa se usabwa kuba ufite smartphone muri aka kanya tuvugana kubona hano ufite gatushi iyo phone yawe ntabwo ikwemera yuko uhabwa akazi uragenda ushaka phone ubundi uzaze tuguha akazi bikaze n'abashyiranye nayo waba ufite phone nawe afite phone ntabwo ziratanga ura wihanganyeho gatoya phone z'akazi ntabwo ziraza ngomba gukajya none uyu munsi ndarira rero ayo urihangana phone niziboneka wowe nzakubwira nabyumvisha ariko numvisha kandi akazi kayatera kandi ndashoboye araruguru nawe ko mushinga kugira santere yego tujyana aho nawe niwe ndi bahungu imeze bite biracamo neza yego kumvisha ngana mu gutanga akazi niyo ushaka gusaba akazi ubureje gushaka uvuye he utse he mu rugo ni hehe bimeze bite ibibazo bikugenza mu mudugudu wa Induba ni mu kahe karere mu hugu Induba ni mu kahe karere Nyamasheke ibikuranga wabizanye nibihe ngo dutangira akazi ko ugashoboye numva kase muzo kwa indangamuntu tuzaka n'ibindi bintu kuba ufite smartphone uko wakoresha mu kazi ukaba ufite simukadi ya Airtel ibyo bisabwa urabifite mu bikeye niba ufite indangamuntu rero ko bifite atari ingoroje ukabona ngenza nk'ingoroje buretse abahungu ndabazi musigaye mwigiza abateka mitwa aho ngaho ibisabwa bya mbere simukadi ya Airtel urabifite smartphone kandi twebwe gatushi ntabwo tuzakira ariko gatushi ntabwo yakora akazi uraba wihanganyeho gato ikibazo cyawe kizabaze bikemuke ubu ngubu nta mwanya tufite
jya wihangana ibikoresho bakeneye ntabwo akazi uretse n'igatera ngo mugeze ikibazo wowe bimeze bite nanjye naje gusaba akazi ibintu bijyanye no gutanga Airtel simukadi nshyashya no kugira umuntu atanga amayinite birakunda simukadi nshyashya no kujya utanga amayinite Yo, umvise indirimbo nshya ya Airtel se ni Moto Moto. Ewan yabiciye kuri internet. Reka nyigushyiriremo. Bando ko ndi nayo se. Buri wese agira ikimuzindura mu buzima, arabashishikazwa no kubaka izina abandi baki. Nani akadirisha internet ni mo, ibyishimo ni mo. Airtel, umuyoboro wa telefone zigezweho.